ayo mafaranga ufite ubushobozi wese muri Rayon Sport turamushishikariza kuyatanga, kuko ayo mafaranga niyo azerekana n'icyo umubare wacu. Ayo rero akazaba atazakorwaho, ndetse abuzukuruza n'abuvivi bwacu bakazajya bavuga bati dore ya mafaranga ababyeyi bacu basize muri Rayon Sport. Ntarondogoye nongeye kubashima, mbashimire. Isezerano nabahaye nuko Rayon Sport ntabwo izongera kubaho idahemba. Murabona turi kujya mu zabukuru, ariko Rayon Sport ifite abajene. Ubutaha nimubona kuri mikoro hariho abajene, ntimuzabaze ngo bamuvunye bagiye hehe. Tuzaba turi aho ngaho nk'abakambwe tunejejwe ibyo Rayon Sport iri kugeraho. Murakoze, murakarama. Aba rero tugomba kuzamukorera yubire, tukamu imyaka 50 ureba Rayon Sport, ariko nanjye nzaba match ya nyuma narebye papa wanjye akinira Rayon Sport nari mfite imyaka 5 kandi nzaba nzuruje 45. Ubwo se niko bimeze, uri abantu barayivukiyemo nayo ikabavukiramo nta kundi. Ndagira ngo rero tubashimire cyane rwose uburyo twabanye muri uyu mugoroba, tubashimire ibitekerezo byiza. Ngira ngo mwabonye yuko abayobozi bose bari hamwe, icyerekezo ni kimwe, kandi turifuza Rayon Sport iri hamwe. Twese dushyire hamwe, urugamba ruturi imbere no gutwara ibikombe, kandi mpamya neza yuko twese nidufatanya bizakunda. Ndagira ngo rero nsabe MC adushyireho akaririmbo, buri wese aho ari yigira imbere hano tukabyine twemeza yuko rwose Rayon Sport ari ubukombe. Murakoze cyane, umugoroba mwiza, muri imfura cyane.